Yesu Kristo nashimwe inshuti z'umusaraba. Dukomeje dusoma Bibiliya, uyu ni umunsi w'163. Tugiye gusoma duhereye muri Yesaya ibice 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Imana yiyereka Yesaya iramweza iramutuma. Mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ishyizwe hejuru, igishura cyayo gikwira urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yayo, umuserafi wese afite amababa 6. Abiri yayatwikiraga mu maso he, ayandi abiri yayatwikiraga ibirenge bye, ayandi abiri yarayagurukishaga. Umwe avuga ijwi rirenga abwira mugenzi we asingiza ati, Uwiteka Nyiringabo, arera, arera, arera. Isi yose yuzuye icyubahiro cye. Imfatiro z'irebe ry'umuryango zinyeganyezwa n'ijwi ry'uwavuze ijwi rirenga, inzu yose yuzura umwotsi. Maze ndavuga nti, ni ishyano, ndapfuye we, kuko ndi umunyaminwa yanduye, kandi ntuye hagati y'ubwoko bufite iminwa yanduye. Kandi amaso yanjye abonye umwami Uwiteka Nyiringabo. Maze umwe mu baserafi araguruka, aza aho ndi afite ikara mu ntoki ryaka, yakuje urugarama ku gicaniro. Arinkoza ku munwa arambwira ati, dore iri rigukoze ku munwa, gukiranirwa kwawe kugukuweho, ibyaha byawe biratwikiriwe. Numva ijwi ry'umwami Imana riti, ndatuma nde, ninde watugendera? Maze ndavuga nti, nije, bari njye utuma. Irambwira iti, genda ubwire ubu bwoko uti, kumva muzajye mwumva ariko mwe kubimenya, kureba muzajye mureba ariko mwo kubyitegereza. Ujye unangira imitima y'ubu bwoko, uhindure amatwi yabo ibihuri, upfuke amaso yabo kugira ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha imitima, bagahindukira bagakira. Ndayibaza nti, Nyagasani, ibyo bizageza he? Iransubiza iti, bizageza aho imidugudu izabera imyirare ari ntawe uyibamo, n'amazu ari ntawe uyabamo, n'igihugu kigahinduka amatongo rwose. Uwiteka akarangiza kwimurira abantu be kure, kandi amatongo akaba menshi muri iki gihugu. Kandi naho cyasigaramo n'umugabane umwe mu10, nabwo kizongera gutwikwa, nk'uko ibiti by'umwera n'umwaroni bisigarana igishyitsi bimaze gucibwa, niko urubyaro rwera rusa n'igishyitsi cyarwo. Niko urubyaro rwera rusa n'igishyitsi cyarwo. Ibice 7. Ahazi aterwa na Resini na Peka, Yesaya amuhanurira ibyo kumukomeza. Ku ngoma ya Ahazi mwene Yotamu mwene Uziya umwami w'Abayuda, Resini umwami wa Siriya na Peka mwene Remariya umwami w'Abisirayeli baratabaranye batera i Yerusalemu kuharwanya, ntibahashobora. Abantu babwira umuryango wa Dawidi bati, Abasiriya buzuye n'Abefurayimu. Maze umutima wa Ahazi n'imitima y'abantu be irahungabana, nk'uko ibiti byo mu kibira bihungabanywa n'umuyaga. Uwiteka aherako abwira Yesaya ati, sohoka nonaha, ujyane n'umwana wawe Sheyariyashubu, usanganire Ahazi. Murahuriraho umugende w'amazi y'ikidendezi cyo haruguru ugarukira, kiri ku nzira yo ku gisambu cy'umumeshi. Maze umubwire uti, wirinde, uhumure, witinya kandi we gukurwa umutima n'uburakari bw'inkazi bwa Resini n'Abasiriya n'ubwa mwene Remariya, bameze nk'imishimi ibiri y'imuri zicumba, kuko Abasiriya n'Abefurayimu na mwene Remariya bagufitiye imigambi mibi. Bavuze ngo, nimuze duhaguruke dutere Ubuyuda, tubakure umutima, tuhace icyuho, twiyimikire mwene Taberi abe umwami waho. Ariko Uwiteka Imana iravuze ngo, imigambi yabo ntizahama kandi ntizasohora, kuko umutwe wa Siriya ari Damasiko, n'umutwe wa Damasiko ukaba ari Resini, kandi imyaka 65 itarashira Abefurayimu bazatagarana babe batakibaye ishyanga. Umutwe wa Efurayimu ni Samariya, kandi uwa Samariya ni mwene Remariya.
nimwanga kwemera ni ukuri ntimuzakomera. Yesaya ahanura umwari uzabyara Imanuweli. Uwiteka yongera kubwira Ahazi ati, saba Uwiteka Imana yawe ikimenyetso, usabe n'iki kuzimu cyangwa icyo hejuru mu kirere. Ariko Ahazi aravuga ati, ntacyo nsaba, singiye kugerageza Uwiteka. Yesaya aravuga ati, nimwumve yemwe mwa muryango wa Dawidi mwe, murushya abantu mukabona biboroheye, none murashaka no kurusha Imana yanjye nayo. Nicyo kizatuma Uwiteka ubwo ari we uzabihera ikimenyetso. Dore umwari azasama inda, azabyara umwana w'umuhungu, amwita izina Imanuweli. Amata n'ubuki nibyo bizamutunga kugeza aho azamenyera ubwenge bwo kwanga ibibi agakunda ibyiza. Kuko uwo mwana ataramenya ubwenge bwo kwanga ibibi ngo akunde ibyiza, igihugu cy'abo bami bombi wazinutswe kizatabwa. Wowe n'abantu bawe n'inzu ya so, Uwiteka azabateza iminsi mibi itigeze kubaho, uhereye umunsi Efurayimu batanye n'Abayuda, niko guterwa n'umwami wa Ashuri. Nuko icyo gihe Uwiteka azahamagaza ikivugirizo, isazi zo mu gihugu cyose cy'imigezi ya Egiputa n'inzuki zo mu gihugu cya Ashuri. Bizaza byose byarare mu bikombe no mu masenga yo mu bitare, no ku mahwa yose no mu rwuri hose. Icyo gihe Uwiteka azogosha umusatsi ku mutwe n'ubwoya bwo ku birenge, abyogoshesha icyuma cy'igitirano, ari cyo mwami wa Ashuri wo hakurya y'uruzi, ndetse kizamaraho n'ubwanwa. Icyo gihe umuntu azaragira inka y'iriza n'intama ebyiri. Nuko kuko amata azaba ari menshi, azatungwa n'amavuta, ndetse abazasigara mu gihugu bose bazatungwa n'amavuta n'ubuki. Kandi icyo gihe ahabaga imizabibu 1000 igura shekeli 1000, hose hazamera imifatangwe n'amahwa. Uwitwaje umuheto n'imyambi ni we uzahagera, kuko igihugu cyose kizaba ari imifatangwe n'amahwa gusa. Kandi n'imisozi yahingwaga yose uzayitinyishwa n'imifatangwe n'amahwa, ahubwo hazaba urwuri rw'inka n'intama. Yesaya 8. Bukeye Uwiteka arambwira ati, wenda igisate kinini ucyandikisheho ikaramu y'umuntu, uti Maherishararihashibazi. Nanjye nzishakira abagabo biringirwa, Uriya w'umutambyi na Zekariya mwene Yeberekiya. Nuko njya ku muhanuzikazi asama inda, abyara umwana w'umuhungu. Uwiteka aherako arambwira ngo mwite Maherishararihashibazi, kuko uwo mwana ataramenya kuvuga ati data cyangwa mama. Ubutunzi bw'i Damasiko n'iminyago y'i Samariya bizajyanwaho iminyago n'umwami wa Ashuri. Uwiteka arongera arambwira ati, ubwo aba bantu banze amazi ya Shilowa atemba buhoro, bakishimira Resini na mwene Remaliya, nuko rero none Uwiteka bateje amazi y'urwo ruzi, amazi menshi afite imbaraga, ariyo mwami wa Ashuri n'icyubahiro cye cyose. Azasendera arenga inkombe zose, kandi azatemba agera i Buyuda. Azahasendera ahahitanye agere no mu ijosi ry'umuntu, maze natanda amababa ye azakwira igihugu cyawe Imanuweli. Nimwiyunge mwa mahanga mwe, ariko muzavunagurika. Kandi namwe abo mu bihugu bya kure nimutege amatwi mwese mukenyere, ariko muzavunagurika. Nuko mukenyere ariko muzavunagurika, mujye inama ariko izo nama zizapfa ubusa, nimuvuga n'ijambo ntirizahama, kuko Imana iri kumwe natwe. Uwiteka yamfatishije ukuboko kwe gukomeye, aranyigisha, ambwira yuko ntakwiriye kugendera mu migambi y'ubu bwoko, ati, nimuvuge ngo baratugambaniye, ntimuvuge ngo baratugambaniye nk'uko ubu bwoko buzavuga kuri ibyo byose buti baratugambaniye. Ntimukagire ubwoba nk'ubwabo, kandi ntimugatinye. Ahubwo Uwiteka Nyiringabo muba ari we mushimisha kwera kwe, kandi uwaba ari we mujya mwubaha mukamutinya.
kandi niwe uzababera ubuturo bwera, ariko azabera amazu ya Isiraheli yombi ibuye risitaza n'urutare rugusha, abere n'abaturage b'i Yerusalemu ikigoyi n'umutego. Benshi bazamusitaraho bagwe bavunike, bazategwa bafatwe. Bumva ibihamya amategeko uyafatanisha ikimenyetso mu bigishwa banjye. Nuko Uwiteka wimaga amaso ab'inzu ya Yakobo, nzamutegereza murindire. Dore njyewe n'abana b'Uwiteka yampaye turi abo kubera Abisiraheli ibimenyetso n'ibitangaza bituruka ku Uwiteka Nyiringabo utuye ku musozi wa Siyoni. Kandi nibababwira ngo nimushake abashitsi mubashikishe, mushake n'abapfumu banwigira bakongorera, mbese abantu ntibari bakwiriye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza? Mbese iby'abazima byabazwa abapfuye? Nimusange amategeko y'Imana n'ibiyahamya. Nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Ahubwo bazanyura mu gihugu ari abihebe n'abashonji, maze nibasonza bazarakara bavume umwami wabo n'Imana yabo. Bazararama barebe hejuru, barebe no hasi ku isi. Icyo bazabona ni amakuba n'umwijima n'umubabaro umeze nk'ubwire, maze bazirukanirwa mu mwijima w'icuraburindi. Ariko nta bwire buzaba ku wahoze ari umunyamubabaro. Mu gihe cya kera yateye igisuzuguriro igihugu cya Zebuluni n'igihugu cya Nafutali, ariko mu gihe cya nyuma yagiteye icyubahiro mu nzira ikikiye inyanja hakurya ya Yorodani, Galilaya y'abanyamahanga. Yesaya ibice 9. Ibihanura umwami uzavuka ari umukiza n'umwami. Abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Wagwije ishyanga, wabongereye ibyishimo, bishimira imbere yawe ibyishimo nk'ibyo mu isarura, nk'ibyo abantu bishima bagabanya iminyago. Kuko umutwaro bamuhekeshaga n'ingegene bamukubitaga mu bitugu, n'inkoni wamutwazaga igitugu, wabivunnye nko kuri wa munsi w'Abamidiyani. Ibyuma abafite intwaro bari bifurebye mu ntambara byose n'imyenda igaraguwe mu maraso, bizaba ibyo gutwikwa bibe nk'inkwi zo mu muriro. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Imana ihana abantu bayo banga kuyumvira, ikomeza kubahana. Uwiteka yatumye ubutumwa kuri Yakobo bugera kuri Isiraheli. Abefurayimu n'abaturage b'i Samariya bose bazabimenya. Abo ni bo bavugana ubwibone no kwinangira imitima bati, amatafari yaraguye ariko tuzubakisha amabuye abaje, imivumu yaratemwe ariko mu cyimbo cyayo tuzakoresha imyerezi. Icyo ni cyo kizatuma Uwiteka ahagurukiriza abanzi ba Resini gutera Efurayimu, akamuhagurukiriza n'ababisha be. Abasiriya bazamuturuka imbere, Abafilisitiya nabo bamuturuka inyuma. Bazasamira Isiraheli bamurye. Nyamara uburakari bw'Uwiteka ntiburashira, ahubwo ukuboko kwe kuracyabanguye. Ariko abantu ntibagarukiye uwabahannye, kandi ntibashatse Uwiteka Nyiringabo. Nicyo kizatuma Uwiteka acira Isiraheli umutwe n'ikibuno, inkindo n'imiberanya icyarimwe. Umugabo mukuru w'icyubahiro niwe mutwe, n'umuhanuzi wigisha ibinyoma niwe kibuno. Abayobora aba bantu barabayobya, kandi abo bayoboye bararimbuka. Bizatuma Uwiteka atishimira abasore babo, ye kubabarira imfubyi zabo n'abapfakazi babo, kuko umuntu wese asuzugura Imana akaba ari inkozi y'ibibi, kandi akanwa kose kavuga ibinyabapfu. Nyamara uburakari bw'Uwiteka ntiburashira, ahubwo ukuboko kwe kuracyabanguye. Erega gukiranirwa
gutwika nk'uko umuriro utwika imifatangwe n'amahwa, ndetse ugakongeza n'ibihuru byo mu ishyamba bikazingwa mu mwotsi utumbagira hejuru nk'ibicu bicuze umwijima. Uburakari bw'Uwiteka Nyiringabo nibwo butumye igihugu gikongoka, abantu bakamera nk'inkwi zicana umuriro, ntawubabarira mwene se. Umuntu azahubuza ibyo kurya iburyo bwe, ariko agumya asonze. Azarya iby'ibumoso nabwo ye guhaga. Umuntu wese azarya inyama yo ku kuboko kwe. Manase azarya Efurayimu, Efurayimu nawe azarya Manase, kandi bombi bazifatanya batere Yuda. Nyamara uburakari bw'Uwiteka ntiburashira, ahubwo ukuboko kwe kuracyabanguye. Yesaya ibice 10. Bazabona ishyano abategeka amategeko yo guca urwa kibera, n'abanditsi bandikira ibigoramye, kugira ngo birengagize abakene badaca urubanza rwabo, bagahuguza abatindi bo mu bantu banjye, n'abapfakazi bakaba umunyago wabo, kandi imfubyi bazigira umuhigo wabo. None se ku munsi w'amakuba no mu irimbura rizaturuka kure muzamera mute? Muzahungira kuri nde ngo abakize, kandi icyubahiro cyawe uzagisiga he? Bazacishwa bugufi babe hasi y'imbohe, kandi bazagwa babe munsi y'intumbi. Nyamara uburakari bw'Uwiteka ntiburashira, ahubwo ukuboko kwe kuracyabanguye. Ashuri hahanurirwa ko hazahanwa. Ashuri niyo ngegene y'umujinya wanjye, kandi inkoni niyitwaje niyo burakari bwanjye. Nzamuteza ishyanga risuzugura Imana n'ubwoko narakariraga, nzaritegeka kubanyaga bakabajyanaho iminyago, bakabanyukanyukira hasi nk'ibyondo byo mu nzira. Ariko ibyo si we wabyitumaga ubwe, umutima we ntiwabyibwiraga, ahubwo yamaraniraga kurimbura no kumaraho amahanga atari make. Kuko avuga ati, mbese abatware banjye bose uko bangana si abami? I Karino ntihameze nk'i Karikemeshi, n'i Hamati ntihameze nka Rupadi, n'i Samariya ntihameze nk'i Damasiko. Nk'uko ukuboko kwanjye kwageze ku bihugu by'ibigirwamana byari bifite ibishushanyo bibajwe, byarutaga ibiri Yerusalemu n'i Samariya, ibyo nagiriye i Samariya n'ibigirwamana byaho sinzabigirira i Yerusalemu n'ibigirwamana byaho? Nuko Umwami Imana nimara gusohoza ibyo yagambiriye ku musozi wa Siyoni n'i Yerusalemu byose, nzaherako mpane umwami wa Ashuri muhora ibyo yakoreshejwe n'umutima w'igitsure n'ubwibone bw'icyubahiro cye. Kuko yavuze ati, narabikoze ubwanjye mbikoresheje imbaraga z'ukuboko kwanjye n'ubwenge bwanjye, kuko ndi umunyabwenge. Nakuyeho ingabano z'amahanga, nanyaze ubutunzi bwabo, nagize ubutwari nimukura abari bicaye ku ntebe z'ubwami. Ukuboko kwanjye kwiboneye ubutunzi bw'amahanga nk'uwiboneye icyari cy'inyoni, kandi nk'uko umuntu ateranya amagi inyoni yaretse, niko nanjye nateranije ibihugu byo mu isi yose. Ntawinyagambuye ngo arambura ibaba, ntawabumbuye akanwa, kandi ntawuwajwigiriye. Mbese intorezo yakwirata kuyitemesha, urukero rwakwiyogeza kurukeresha? Ni nk'aho inkoni yazunguza uyiteruye, cyangwa inshyimbo ikiterura nk'aho atari igiti. Nibyo bizatuma Uwiteka Umwami Nyiringabo atera abantu be babyibushye konda, kandi mu bwiza bwe hazakongezwa hatwikwe nk'ahatwikwa n'umuriro. Umucyo wa Isiraheli uzaba umuriro, kandi uwera we azaba ikirimi. Bazatwika bamareho imifatangwe n'amahwa bye umunsi umwe, kandi azamaraho ubwiza bw'ishyamba rye n'ubw'imirima ye yera cyane. Azamaraho n'ubugingo n'umubiri. Hazabaho ubwihebe nk'uko bimera iyo utwara ibendera yiheba. Ibiti bizasigara mu ishyamba rye bizaba bike, ibyo umwana muto yakwandika umubare. Imana isezeranya Abisiraheli kubatabara. Nuko uwo munsi abazaba barokotse muri Isiraheli n'abazaba bacitse ku icumu mu nzu ya Yakobo bazaba batakisunga ababakubise, ahubwo bazisunga Uwiteka by'ukuri, Uwera wa Isiraheli. Abarokotse bo mu Bayakobo bazagarukira Imana ikomeye. Ariko n'ubwo ubwoko bwawe bwa Isiraheli bungana n'umusenyi wo ku
nyanja, igice cyabwo nicyo kizarokoka kigaruke. Byaragambiriwe gusohozwa rwose n'urubanza rutabera, kuko Uwiteka Umwami Nyiringabo yagambiriye kuzabisohoza hagati mu bihugu byose. Nicyo gituma Uwiteka Umwami Nyiringabo avuga ati, yemwe bantu banjye batura i Siyoni, ntimutinye Abashuri, nubwo babakubita inkoni bakababangurira inshyimbo, bakabagirira nk'uko Abanyegiputa babagize. Hasigaye igihe gito cyane, uburakari n'umujinya byanjye bizabageraho mbarimbure. Nuko Uwiteka Nyiringabo azamubangurira ibiboko nk'ubwo Abamidiyani bicirwaga ku gitare cya Orebu, kandi inkoni ye azaba ayibanguriye hejuru y'inyanja nk'uko yabigenje muri Egiputa. Uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu, kandi uzakurwa no ku buretwa bagushyizeho. Uburetwa buzamarwa no gusigwa. Dore bageze Ayati, banyuze Imiguroni n'Imikimashi, niho babitse imitwaro yabo. Bageze aharenga baganditse i Geba. Ab'i Rama bahinze imishyitsi, ab'i Gibeya yo kwa Sawuli barahunze. Rangurura ijwi ryawe utake, wa mukobwa w'i Galimu we, ubyumve nawe Layishi, yewe Anatoti wa mutindi we. Ab'i Madumana babaye impunzi, n'abaturage b'i Gebimu baraterana ngo bahunge. Uyu munsi wa none arataha i Nobu, arakorera ukuboko ku musozi w'umukobwa w'i Siyoni, ari wo Yerusalemu. Dore Uwiteka Umwami Nyiringabo azatemesha amashami imbaraga ze ziteye ubwoba. Abasumba abandi cyane bazatemwa, n'abarebare bazacishwa bugufi, kandi azamaraho ibihuru byo mu ishyamba abitemesheje icyuma, n'i Lebanoni hazatsindwa n'iyo ntwari. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma ibice 11 kugera ku bice 15. Mugire umunsi mwiza, ndabakunda mu izina rya Yesu.